Mwaneza nk'ibisanzwe ni ku ishuri Skills Driving and Language School. Giye mureba nitwa Shumbushoja, nigisha amategeko komanda no gutwara ibinyabiziga muri Skills Driving and Language School. Ikigo cyiza gikorera Remera mu Giporoso, hano neza kuri Prince House. Aho hafi na KFC no dukorera cyangwa se ugeze kuri Gifaruma nta kibazo waza ukadusanga. Ndi kumwe n'umuhungu wanyu rero bita Cedric cyangwa se Cedro. Uyu muhungu ari ibintu afite bidasanzwe agiye kutubwira muri iri shuri cyangwa se byinshi azimo ngewe ubwanjye nanjye naramenya. Cedro biti? Sawa wa. Neze neza. Ni ikihe kintu kidasanzwe kiri muri Skills? Ahubwo se niki kirimo gisanzwe? Ibirimo byose ni bisanzwe. Noze ngiye ngubeshye. Bisobanuye ngo harimo iki n'iki kidasanzwe. Ikintu kirimo kidasanzwe, ikintu cya mbere nzi nuko provisoire igomba kuzuyizanya. Ariyo perime ugomba kuzuyizanya. Akora kwamamaza. Ugakanura uri seri uvuga uti ndabizi ibi n'ibi utange n'ubuhamya. Bagiye gukatinga rero. Oya. Ugatangira. Ngiye muri Skills Driving and Language School. Man yewe nyine uvuge utari kwamamaza, uvuga uti wenda hari ibyo mpazi bitewe ABCD. Yego. Yewe muri Skills ukuntu mpazi no kuntu mbabona afitemo imbaraga. Ku muntu wese kuri nge w'urubyiruko waba unkurikiye ari kumbona nta handi nakurangira kuri naho ishuri ni Skills Driving and Language School. None ikintu gitangaje niho hantu ujya gukorera ari perime ari provisoire, niho hantu nabonye badahusha, ntabwo bayiguhagurike ariko bafite imbaraga zo kwiguhesha. So bimeze rero kuri nge nakugira inama yo kujyayo kabisa. So ari ibindi bintu bigisha uretse perime na provisoire? Amategeko y'umuhanda nyine ni provisoire, indimi n'ubukanishi. Ubwo nk'ubukanishi bigisha ubukanishi, ariko reka nanjye mbise nk'ukunganira aho ngaho. Ubukanishi rero umuntu w'umubyeyi cyangwa se ufite umwana cyangwa se ushaka gutera inkunga umwana wawe cyangwa se famille yawe, bazane muri Skills Driving and Language School. Dufite topic yitwa ngo irabita ngo ni chauffeur mécanicien. Chauffeur mécanicien cyangwa se umushoferi w'umukanishi cyangwa se mécanicien chauffeur. Ngo mécanicien chauffeur ni umuntu ushobora gutwara ikinyabiziga ariko azi no kugikora. Imodoka yamupfiraho akaba yagikora, cyangwa se imodoka yagiye ikibazo akaba yayikora. Si bivuze ngo imodoka nipfa ku muhanda azahamagara umukanishi. Oya, yaba amawaya azayikora, yaba gutoka ipine azabikora, yaba kuba ikinyabiziga giye guhaguruka gisaba imisaga byose azabikora. Ibintu byose nka dashboard y'imodoka ifite ikibazo azayireba, amenye ibibazo y'imodoka ifite, anabe ibyo yitwara kurinda igiye cyangwa se igarutse. Bisobanuye ngo rero kuba byonyine ushaka kwiga iwacu, mu magambo makeya ufite amahirwe kubera ko ugomba kuba uko byagenda kose ugomba kuba chauffeur mécanicien cyangwa se mécanicien chauffeur. Ukanora ukazi kana ubukarama ntazo nari nkazi kazi. Yagomeze babwira kandi kantu kadasanzwe kari muri Skills. Akandi kantu nababwira kadasanzwe muri Skills nuko atari iyo myuga yonyine irimo. Akwari n'umukobwa wiga mekanike. Nk'uwo mu kigo dufite abanyeshuri biga mekanike bagera muri 6 b'abakobwa. Ikindi nakumenyesha ku bantu bashaka bari kwiga mekanike iwacu, mekanike iwacu ibera Nyabugogo, ahantu nyine imodoka rusange uzisanga. Apana kuvuga ngo nagiye kwiga mekanike, ari uburyo umuntu yiga mekanike ugasanga igaraje arimo nta modoka arenye zirimo. Ntabwo ibyo se ubwo Nyabugogo rero ni ahantu wiga twe nyine ari hafi na business. Ni ahantu wiga ku buryo byibura ushobora kumara hagati y'amezi 3 n'abiri cyangwa se 3 n'ane wakabije watangiye gukora ku mafaranga, ubwira mwarimu ngo mu mwanya nanjye nkore ku mafaranga. So rero mekanike twe dukoresha ikorerwa ahantu n'ubundi hasanzwe hari ibindi binyabiziga byinshi. Wakora ikamyo, wakora ivatiri, wakora imodoka z'amashanyarazi, wakora imodoka zerizo zose. So rero impamvu namubazanye hano Cedric, tuzaba turi kumwe igihe cyose. Agiye kubabwira impamvu mugiye kuzakurikirana iyi channel, n'impamvu ugiye gukora subscribe, impamvu ugiye kuyikora ni iyi, ku buryo uzaguma kuri Skills School Rwanda kurinda dupfuye. Impamvu ni iyi ngiyi. Impamvu nuko Skills yazigiye. Skills yaje ije kureba ibibazo by'urubyiruko bari guha bicaye bashomereye. Ntabwo wabura umuntu w'umusore ugende wirukanga n'irangamuntu udafite perime. Si bibaho. Ntabwo wabura umuntu w'umukobwa mwiza babanite ngo babakobwa jana ugende wirukanga n'irangamuntu n'ubwiza udafite agaperime. Gusa umuntu akubwira ati akira ngeze imbere.
kumva noneho na wa muhungu uraho ushaka kwiga mekanike, wa mukobwa ushaka kwiga mekanike, mbese noneho uraho uvuga icyongereza cya ana iwa ukagiteranya kavamo ijambo oya ngwino tukwigisha indimi papa zose ewana havuye n'ikinyarwanda kuko ikinyarwanda turakizi ibindi byose turakwigisha. Rero mugomba gukurikirana ino channel nuko yaje ku rubyiruko kugira ngo tubafashe natwe tujye ku isoko ry'umurimo. Arakoze cyane Cedric. Ikindi kintu nakongera kidasanzwe muri Skills Driving and Language School, hari uburyo umuntu aba avuga ngo arashaka kwiga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ari umunyamahanga. Nk'uko wari kubivuga, abanyamahanga bashobora kwiga icyongereza, I mean ikinyarwanda, akaza ashaka kuvuga ikinyarwanda turamufasha nta kibazo, cyangwa akaba ari umunyamahanga ashaka kwiga icyongereza nibo tubabagira. N'abashoboye bakeneye kwiga icyongereza barabikeneye baze tubafashe, bakora translate, biga icyongereza bakakigishwa n'umushinwa nabo baze nta kibazo tubafashe. Ikindi kidasanzwe, niba uzi ko ufite perime ukeneye kumenya indimi, niba uzi neza ko ufite perime ukeneye kumenya indimi, ukamenya akazi akamenya harya ufite perime zingahe? zifite ebyiri wabo. Cedric afite perime ebyiri, iya mbere kuye he? Muri Skills, iya kabiri muri Skills, Prosper kuye he? muri Skills, ni ya gatatu nzayikurayo ejo kizamini ejo bundi. Okay, so guys, rero nta kidasanzwe twagira tubaha ikaze kuri urubuga rwa wa@skillsrwanda.com, nawe ushobora kuba wakora ibizamini bya Prosper ukimenyereza online. Kubera ibintu byinshi mandi kubona ni byiza biri muri Skills biba byagiye binibagirwa. Ikindi wowe ku muntu wowe ufite akazi wegera ubabwire umuntu ufite akazi ahangaha ufite akazi wirwa mu kazi ntabwo n'umwanya ari kubona ka kanya nk'iminota nk'itanu yuko waba uri kuri phone, buriya wajya muri scroll yawe aho ujya gufata umwanya wirwa ku za Facebook, Instagram, TikTok, jya muri Chrome wandikemo wa Skills Rwanda, aho hantu uzasangamo website yacu icyo ukora wimenyeza gukora ibizami. Wigiyeyo n'undi muntu wigiye mu ishuri naho muba mutaniye, ahubwo wigiye kuri iyo website uba wize kumurusha kandi ukora rimwe kazi wizanye. Iyo utayizanye ugomba kwiyimbaza mu gihe ntacyo. Reka naringira icyo mubaza gitoya, urwo rubuga bakora ibizamini bakabona Prosper cyangwa barihugura? Ni ukwihugura, uko urihugura ukajya gukora. Wakora ibizamini bingahe kugira ujye kwihugura? Byinshi byabaye byinshi ntabwo byarenga ibizamini 5. Wabishyize wabonye Prosper utanyuze ku rubuga rwaje mu ishuri nizi iminsi ngahe? Iminsi 2. Aya yarenga ni 2 yarenga wese nize ryaje nize weekend 2 ni njye wakwigishije irarenga tita yagwe ni tita yanyuma nakundi gusa kuri ngiye kuri Skills mu mwanya muto nabonaga aba hambera ahantu heza kandi ewana turahari ngo tugufashe nta kindi kuri ngiye nakongeraho. Ikindi nuko ugomba kujya unkurikirana ukajya ureba update cyashya ukamenya amakuru ukamenya bimwe na bimwe mu byiza bya Skills Driving and Language School. Ariko ndakugeraho. So murakoze cyane rero turabashimiye cyane, dukorera imbere mu Giporoso hafi na Prince House cyangwa se House KFC nuko yasenyutse ubu cyangwa yayisenye, ariko hano kuri Prince House uhageze neza i Remera mu Giporoso ugiye kujya nyine mu Giporoso waduhamagara kuri telefone 0796 ciao murakoze cyane, Imana ibarinde, turabakunda n'abari usigara udafite Prosper.